moto patino agendaho moto ya miliyoni 15 patino agendaho mu mujyi wa Kigali ni moto twamuguriye bro, moto twamuguriye company ya Kasuku Media. Dukomeze kuvuga kuri Brianne niwe yubatse izina, ntabwo nshaka kugira ngo utangiye kumvugisha ibintu ntazi hano. Ari wowe manumva nguvuga ngo abantu ngo yitwa bari ngo buri musarane ngo buri mondisi si wowe njye ubivuga hano ra. Nta kintu cyacetse nko kwa Burikantu arimo aravuga ngo uru ruganda rurimo ibyanda, uruganda rurimo ibyanda, uruganda rurimo ibyanda. Leo mitanekereza bagati busweragira amaze mu mwaka amezi abiri ngo ariko abo bana ngo ne ba buri musarane ujya wibuka bamaze amezi abiri ngo uruganda rurimo umwanda ngo Kasuku ngo twaramuhambye abamwana uruganda nagiye kuno bro cyana ni igikunguzi ijisho yariraga sibyo ahanagura itariraga kuba Dekata ashobora kuba yarabonye abantu benshi muri indyarya hano ahita yigendera. Ino showbiz twafashe abana benshi niho kumva nyine mu gitondo umuntu bita Patino, nawe naramubonye, nawe Patino ramuzi, Patino umukomediye mbabarira Patino nawe nabonye jo ngo yaragiye kuvuga ngo ntabwo ushobora gufata umuntu nka Dumba ugatangira gushaka kumumenyesha abantu muri iki gihe. Cyane kubwira nyine uwo mwana nawe numwe mu bana nafashije. Uzi ko umuntu bita Nyakso ari nge muntu wamuzanye nawe. Nyakso ndamuzi. Patino nawe bagiye ku mbuga nkoranyambaga YouTube aricara bamuheza microphone na bamutera n'agakamera nawe atangiye kuvuga ngo Kasuku urareba twaramukijije none ubu ngubu ndavuga ni koko mane Nyagasani aba bana moto Patino agendaho moto ya miliyoni 15 Patino agendaho mu mujyi wa Kigali ni moto twamuguriye bro, moto twamuguriye company ya Kasuku Media. Njyewe rero bagende barebe moto Patino agenda natunguwe nuko ajya kuvuga ngo dukomeze kuvuga kuri Brianne niwe yubatse izina. Sibyo nafate narazi. Dukomeze kuvuga kuri Brianne niwe yubatse izina, ntabwo nshaka kugira ngo utangiye kumvugisha ibintu ntazi hano. Ibyo ni ibibazo byawe na bagenzi bawe Kasuku. Ngewe nk'ubu ngomba kuvuga nka ba Brianne, nka ba Bruce Melody, nka bande, nka ba Dekate, ayo ni amazina ngewe nshobora kuvugaho, ariko utangiye kumbwira ibintu ngomba kubanza gutekereza. Kandi ari wowe manumva nguvuga ngo abantu ngo yitwa bari ngo buri musarane ngo buri mondisi si wowe njye ubivuga hano ra. Wewe numva njye mvuga nk'ayo mazina ntabwo ushobora kunyumva nayo mazina. Ariko abo baragenda ni abakunze Dumba wowe njya kuvuga umuntu w'umusirimu nka Patino ukahita ujya kumwe ngo giye ukazanga bari buri musarane na buri cyondi n'ibari nibisinzi ibintu bumubwira giye uzi no kumenya amazina y'abo bana b'imyaka 25 byaranye. Nk'ubu ngiye no kuza ngiye hano kuza nkaza kuri live ganye nkazajya nivugira ibintu nkavuga n'indimi nkavuga. Urabona ko bakiri gishinwa mu ntuza mu ndirimbo mvuga amazina nkazanije ngo hebe ni Bumelody ngo Medi, abantu bakaguma kuri live bakandeba uwo ni jewe Dumba mvuga ibintu biri hejuru gusa. Nyine ndi kukubwira ni wowe umuntu ubonye numvuziranye n'abantu baciriritse ngo muri musarane ngo buri musarane ari ibyo bivuga ngahita maze kuri live mbigenze kamana Nyagasani. Abandi nabo ngo nabana b'imyaka 20. Ariko nta kintu cyacetse nko kwa Burikantu arimo aravuga ngo uru ruganda rurimo ibyanda, uruganda rurimo ibyanda, uruganda rurimo ibyanda. Leo
ntekereza batumusweragira amaze mu mwaka amezi abiri ngo ariko abo bana ngo ne ba buri musarani ujya wibuka bamaze amezi abiri ku ruganda rurimo umwanda ujya wibuka ukuntu byajyaga bibyuka mu gitondo bikantamo ariko bikantamo byamara kunamo bikumva ko ngo bari ngo Kasuku ngo twaramuhambye nagiye kunono ahantu kibera igikunguzi ahantu kibera igikunguzi kirira ijisho rimwe izo kuzare bro cyana ni igikunguzi ijisho yariraga ahanagura itariraga ariko ahantu nakwemere nagiye gusanga space abantu bakwicariye ndavuga ati Jesse kwiza wanje baramurangije none ari nikira ku ka YouTube gute ni scrolling nigina kuri YouTube mbona ahantu koza akaganiro ndavuga ati kandeba kakaganiro mazeho n'amasaha abiri nkicaraho ndirebe nanjye ndimo kukureba nkureba gake mbanza nkagira gutya nkashyira ariya gatelefoni nkagira gutya ubwire ikintu kimwe njyewe nkunda abantu banjye bareba ibiganiro by'iwanyu sibyo ntabwo ushobora kureba ikiganiro cyanjye ngo wumve kirakurambiye ahubwo niyo umuntu aguhamagaye uravuga ngo hari ikiganiro narimo ndakurikira ndetse gato mbanza ngirangize njyewe ngira utuntu ngenda nshyiramo noneho ikintu cya mbere kinshimisha buriya muri jyewe hari igihe mpura n'umuntu akambwira ati bro jyewe ntabwo ngukunda ariko papa aragukunda bya hatari hari umuntu ututse Brianne ngo ndipedereka manze mu bloke umuntu ututse ngo nipede Brianne ngo nipede Brianne umuhungu se ndashaka kureba umuntu ututse ndabona Brianne yarakaye hajya live si yanjye ni yanjye ubwo ngira kureba narigiye kumubloka narizi ko ari live yanjye navuga ati umuntu atutse Brianne ngo nipedereka mu bloke ariko live si yanjye sinzi ukuntu nawe bloka mfasha ubloka umuntu ututse Brianne ngo nipede umva yemba barira umugize ukuri uriya mwana ngo byagenze gute ngo yariraga gute mba barongera ukansubiramo ukuntu yari arimo ararira kikahita kijya cyari cyambaye akantu umuntu uzakahita kajya kuri yo Could you be mindful? You're making a lot of noise. Okay. Urumva? Noneho abantu ndimo nabasakuri undi kumwe nabo nabasakurisha. Wabangamye? Nabangamye ariko ndavuga gahoro. Urumva? Noneho buri musarani. Witwa Buringuni ntabwo ari Burikantu niwarize noneho Buringuni wundi w'igisura kinini yitwa nde umwe mugufi oya hari ufite urusura rumeze nk'umutanga urusura runini rumeze nk'umutanga yawe urimo urabivuga nabi reka niyo ngomba kubivuga ni mwe ko ufite icupa nyine dumba hari umwe ufite urusura rumeze nk'umutanga cyangwa se ingemeri ireba mu inzanda ingenda ufite umusatsi ufite amaderede si ngombwa yanatangiye gutukana ngo zagaswera inyuma oya ntabwo ari Brianne ni Brianne bivuze oya Brianne ntabwo arimo arabivuga ibyo ngibyo ni ukuri Brianne ariyubaha Brianne ntashobora kubivuga ibyo bintu nuko biri kuri live yawe njyewe abantu bababaza Brianne naba brote cyera ubwire banzo nyimbwire mwana wandi ufite igisura kinini kimeze nk'icy'umutanga nyine n'uwo ufite amadiredi bamwita Burikantu unyine umwe w'igisura ufite amadiredi w'igisura nyine afite isura nyine umeze nk'umutanga ako se w'isura yawe imeze gute oya ndi kubwira umwe w'igisura niyo bita ufite
isura isa nk'iyawe. oya mubidi gisu umwe wariraga Urumva? Noneho washekeje ni Buringuni niwe mutoya gutya ugize gutya nyine aguma agira gutya ngo wari Buringuni. Noneho Buringuni we ngira ngo yari yariza amarira yarangiye ariko uruhande arimo arareba Burikantu gutya ngo narabyara ni bikunguzi nibwo bwari ubwa mbere kubona abagabo abaswera bakomwe nibwo bwari ubwa mbere kubona abagabo bakuze b'inkunguzi. None uzi ikibazo cya biriya biboro buriya hari nk'abana baba bicaye hariya bategereje kuzabona agakosa kamwe gusa ngo pa barongera bagatangira kujya bakugarurira ka kavideo kawe. ubu ngubu ikintu bagomba gukora Buringuni na Burikantu urakizi bakoze ikosa ryo kuza bakarira kubera abantu yo kuza bakarira hakiri kare kubera abantu ubu ngubu bagiye kuzajya bagenzura content zabo nibavuga umuntu urakuze cyane bagiye kujya babibutsa ndetse ko sinarize ese namwe mwavuze umuntu ese namwe hariya ugomba kuba umunyabwenge cyane kugira ngo ukore content yindi izakundwa utinjiriye utabangamiye umuntu. Urakoze ari abantu bashatse batabijya mu rubuga rw'imikino hari abashatse bajya kwivugira urubuga rw'imikino byarangiye. Urubuga rw'imikino se umupira ko wazimye nuko rwose buri musarane na buri kigemeri sinzi hariya ubundi hari ukuntu kubita ahantu yego noneho wagera ahantu urabona ukuntu urimo ndakubita urabona ukuntu urimo ndakubita noneho wagera ahantu ukareka gukubita gutyo ugakubita gutyo ngo ugahonyora wakubise cyane bro wari gukubita gahoro ariko se Dumba message iri clear bari abana bo ubwabo sibyo bo ubwabo barivugiye ngo twebwe twajyaga dukora content turimo turahamba abantu ubwabo bakajya baza muri comment bakatubwira ngo izo n'imvugo zakoreshwaga ku bwakeye umva je naho hakwembe ariko ni gusobanura uko byagenze naho hakwepe hano hari n'umuvandimwe uri muri amagana ngo mbona aramwanditseho kandi agakomeza agahamagara naho hakwepe naho gutya urumva nicyo kibazo cyane namwe ntabwo mushaka ko nsobanura urumva niyo mpamvu bagomba kujya mukoresha njyewe mpamvu nkubwira ngo hakwepe njyewe mba nabonye ibi bintu nkanabyanariza cyane Dumba hari ibintu bimwe hari amakosa amwe n'amwe uretse gato hari amakosa amwe n'amwe azajya akorwa muri showbiz noneho kubera ko abantu bamwe bavuga ngo ngewe ngo ni nyapolitike ngo n'ibiki mukirinda ko tubisesengura ubusesenguzi buhari n'ubu ngubu rero